hari ugukorana n'Imana hakaba no gukoreshwa n'Imana. Ndashaka ko muva mu cyiciro cyo gukoreshwa nayo mukajya mu cyiciro cyo gukorana nayo. Nyumva neza. Iyo ukoreshwa n'Imana ikuzaho yamara kugukoresha ikigendera, ariko iyo ukorana nayo ubura umufatanyabikorwa n'ijuru. Satani yakoze ikintu gikomeye, yahisha abantu imikorere y'Imana ku buzima bwabo, abahishurira imbaraga z'ibibazo bafite. Ntabwo abantu bakibona imbaraga z'Imana kuri bo, ahubwo basigaye babona imbaraga z'ibibazo barwana nabyo. Reka mbabwire, niba hari urugendo wagendanyemo n'Imana, niba hari ahantu hakomeye Imana yakunyujije, ntukibagirwe ubwo buhamya. Babwira akantu k'ubwenge, inkoni ikubita abadayimoni baguca intege bakubwira ko bitazashoboka, uyica mu ishyamba ry'ibyo Imana yakoranye nawe hashize. Ariko uko bakuvuga nawe uvuga abandi, dore ye mugiye rwose ngo mwari ngo buriya ngo nabangenda barakugenda muri kaburimbo, mugiye rwose ngo ntabwo njya barakujyamo se n'ingutiya, mugiye ngo ntabwo mwiyumvamo ni malariya se yo rwose ngo arangusha guhetse kuri moto, mugiye bamenera amavuta yatwaye mu itasi ni mu kirahure bayamena ba. Mu makosa udakwiriye gukora ni ukwisobanura imbere y'abakuvuga. Iyo wisobanuye imbere y'abakuvuga urisobanya. Ndashaka Imana gukorera igitangaza bakurwanyije bagihari. Imana gukorera igitangaza abakurwanyije bagize gute bagihari. Uzi ko umuntu yaravuze ngo uzapfura imbwa mugahora uri umugabo, ubwo areba ati ni gute umuntu asuzugura ikibazo. Rero umuntu asuzugura ikibazo iyo agifashe akakigereranya n'icyo atambutse. Kubera iki? Nta kibazo kitagira mukuru wacyo, buri kibazo cyose kigira garafu. Rero bwira ikibazo ufite none ukibwira ngo winere ubwoba na mukuru wawe naramutambutse, na mukuru wawe nagize gute. Imigisha 7 Imana ihereza umuntu. Umugisha wa mbere ni ugukira ibyaha, umugisha wa kabiri ni ugukira uburwayi, umugisha wa gatatu ni ugukira ubukene, umugisha wa kane ni ugukira inyatsi, umugisha wa gatanu ni ugukira ibikomere, umugisha wa gatandatu ni ugukira imivumo, umugisha wa karindwi ni ugukira akarande. Ni ibintu ngiye kuvugaho iminota mike cyane tugasenga. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, dusome mu gice cyaho cya 6 murongo wa 1. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa 2, dusome mu gice cyaho cya 6, hanyuma dusome umurongo wa 1 tuganire mu izina rya Yesu. Aravuze ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Twongera dusubiremo, kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndabivuze ngo mwakire neza ijambo ry'Imana. Twongereho irindi riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Efeso igice cya 2 umurongo wa 9. Umurongo wa 19. Rwandiko Pawulo yandikiye Efeso igice cya 2 dusome umurongo wa 19. Aravuze ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abayizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Dukomere Imana amashyi menshi cyane mu izina rya Yesu. Ndashimira Imana ko Imana mwanya mwiza wo kuboneka hano, kandi nshimira Imana yandize mu rugendo. Imana ishimwe. Kubinjiye namaze kwivuga, nitwa Nizimana Daniel, ndi umukristo ku itorero rya Ruvumera muri paruwasi ya Gahogo mu mujyi wa Muhanga, naturutse i Kigali. Ndishimye cyane kubana namwe. Rero mbahaye intashyo z'ahantu hatandukanye tuba twagiye tugenda tunyura tuvuga ubutumwa bwiza, ndetse kandi nshimira n'umushumba wandaritse kugira ngo tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane mu izina rya Yesu. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye rifite intego ivuga ngo ubwo dukorana nayo dusobanukirwe ubwinshi bw'imbaraga zikorera muri twebwe. Muranyumvise? Kandi ubwo dukorana nayo dusobanukirwe ubwinshi
bw'imbaraga zikorera hehe? Zikorera muri twebwe. Nagiye mbitegereza nicaye hariya nkabona harimo abantu bafashijwe, ariko abandi nkabona bameze nk'aho ibibazo byababanye byinshi. Nkabona abantu bamwe rwose ubona ukagira ngo ntabwo bari baza mu iteraniro kandi bahari. Reka mbabwire, ntabwo nje kubabwira ko ibibazo birangiye, ahubwo nje kubabwira ko bikomeje, ariko Imana ikaduha imbaraga zo gukomerera muri byo. Umwanditsi yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Hari ahandi Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana yatugerageza ibigeragezo tutabasha kwihanganira. Hepfo hakavuga ngo hamwe n'ibitugerageza Imana igenda iducira iki? Hamwe n'ibitugerageza Imana iducira iki? Mu bintu Imana itakora. Ntabwo yakwikoreza umuzigo udashoboye. Oya, ntabwo yatugerageza ibigeragezo tutabasha kwihanganira, ariko hamwe n'ibitugerageza Imana iducira akanzu. Hanyuma akazi gufite Imana yabonye ko udashoboye. Yesu ashimwe. Buri muntu wese agira agahondesho. Ubakagukubita siko kankubita irwariza nanjye mbere we nabi. Reka babwire ikintu gikomeye. Iyo ushaka kureba imbaraga z'Imana kuri wowe, ntabwo uzirebera mu byo itarakora, uzirebera mu byo yakoze. Tuvuge ngo amen. Igihe cyose Satani akwereka ibyo utarabona, nangiye gufata. Igihe cyose Satani agutega imitego akwereka ibyo utarabona, hanyuma ujye umubwira ngo ariko hari ibyo nabonye, kandi iyo abimaye iracyakorera muri jyewe. Tuvuge ngo amen. Ntabwo Imana ireberwa mu bidahari, Imana ireberwa mu bihari. Satani yakoze ikintu gikomeye, yahisha abantu imikorere y'Imana ku buzima bwabo, abahishurira imbaraga z'ibibazo bafite. Ntabwo abantu bakibona imbaraga z'Imana kuri bo, ahubwo basigaye babona imbaraga z'ibibazo barwana nabyo. Reka mbabwire, niba hari urugendo wagendanyemo n'Imana, niba hari ahantu hakomeye Imana yakunyujije, ntukibagirwe ubwo buhamya. Babwira akantu k'ubwenge. Inkoni ikubita abadayimoni baguca intege bakubwira ko bitazashoboka, uyica mu ishyamba ry'ibyo Imana yakoranye nawe hashize. Se muranyumvise mwebwe? Satani nakwereka ibyo ubura, ujye umwereka ibyo ufite. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Gusobanukirwa rero imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Pawulo yandikira Efeso 3:20 yaravuze ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Izi mbaraga Pawulo adahishuye hano n'izi ni imbaraga zo kwizera. Ndashaka kuzamure kwizera kwawe mu izina rya Yesu. Kuzamure kwizera kwawe mu izina rya nde? Ngiye kuvuga ibintu bikomeye muri iteraniro. Iyo umuntu atabisobanukirwa, ahora yitwara mu rwego ruciriritse. Reka babwire neza. Tuvuge ngo amen. Hari ibyo kuvuga umuntu aravuze ngo shaka usenga natura i Kigali kugira ngo hari uwacu watuyeyo. Uwiwanyu wowe uri wowe, ntabwo uri uwiwanyu. Nurisobanukirwa gushanga iwacu ngo n'ubundi ngo babyarira mu rugo ngo kugira ngo uzabone uwakoze ubukwe ngo bari ibibazo abazimu bashya. Ibyo abantu batagezeho ugomba kubigeraho mu izina ryaye. Barega ngo n'ubundi ngo iwacu tuvuka kwa ngofero ngo buriya rero wowe uri kwa ngofero kuri uwo kwa mama, ntabwo urisobanukirwa. Wowe uri umwana wande w'Imana. Perezida Imana icyubahiro, haleluya. Wowe uri umwana w'iki? W'Imana. Kwisobanukirwa ukamenya uri. Buriya iyo umuntu agisenga yitwara muri karandesi wabo aba ataracomokokaye. Ngo kugira ngo uzabone umuntu wakoze ubukwe iwacu ngo biragoranye.
Yohana avuze ngo iki? Aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, none uracibari wanyu, vayo. Ndeganyeza ariko mubwira ngo vayo. Ndafashijwe mwene samwe, tuvuge ngo amen. Ndashimira Imana. Kera umuntu yigeze anyitegereza narakubiswe meze nabi, ibintu byarakomeye. Umuntu aranyitegereza arambwira ngo arabona nzabi. Ubu se murabona ndi? Ariko reka mbabwire, impamvu yabivugaga yari ihari. Kandi iminwa ibereyeho kuvuga, ndeba hano nyumve. Iminwa ibereyeho kugira gute? Ariko uko bakuvuga nawe uvuga abandi, dore ye. Mugende rwose ngo mwari, ngo buriya ngo mbona bangenda, barakugenda uri kaburimbo. Mugende rwose ngo ntabwo njyamo, barakujyamo se n'ingutiya. Mugende ngo ntabwo mwiyumvamo, ni malariya se, yo. Rwose ngo arangusha guhetse kuri moto. Mugende ngo amenera amavuta, uyatwaye mu itasi, ni mu kirahure, bayamena ba. Bakuvuze. Mu makosa udakwiriye gukora ni ukwisobanura imbere y'abakuvuga. Iyo wisobanuye imbere y'abakuvuga urisobanya. Ugira gute? Urisobanya. Iryo ni ijambo pe. Haleluya! Tuvuge ngo amen. Njye mwarambwiye ngo nzabimbwa, abimbwira muri 2013, kandi icyo gihe nari mfite ibimenyetso byo kubayo. Hari igihe umuntu akuvuga ibintu n'ibimenyetso bihari. Ibimenyetso bigize gute? Ubuse niba bavuze ko ufite igitenge cyatobotse gifite amadirisha, barakubeshye n'iki gifite amadirisha. Ko bavuze ngo wambaye bodaboda yatobotse, kandi koko yaratobotse, barabeshye. Amahamwe. Arambwira ngo ndabona uzabi. Hanyuma arimbwira muri 2013 tuza guhura 2020 ifite igiterane i Nyamagabe kuri Noheli, ahantu bita kuri ADPR mu Gakoma muri paruwasi ya Murambi. Duhuriraho n'uwo muntu wacu Nyamasheke, urumva yari mu Kinyamagabe. Duhurira mu rusengero, maze kwigisha aza kurira apfukamye imbere yanjye, arambwira ngo ese nimwe? Ndamubwira ni twebwe. Nese nitura nigira nka society, ni twebwe. Ubundi nitubura ukigira nka society yose, ni twebwe. No. Yesu ashimwe. Ndashaka Imana gukorera igitangaza abakurwanyije bagihari. Imana gukorera igitangaza abakurwanyije bagize gute? Bagihari. Abira akantu keza, undebe hano. Undebe hano. Ye gusoza n'umuntu. Uzi ko umuntu yaravuze ngo uzapfura imbwa, mugahora uri umugabo, ubwo areba ati. Uzi ko umuntu yaravuze ngo uzapfa utabyaye, kwa mbere mugahora uvuye gukingiza, ariko mana. Yaravuze ngo uzapfura imbwa, uzapfa utabyaye, kwa mbere akakubona uhetse umwana. Hari igihe yagira ngo ni igipupu uhetse, nimuhura umwana yasinziriye, uzamurya urwara rero atagira ngo wahetse igipupu. Ibimenyetso byivugira. Tuvuge ngo amena. Reka sose mutancokoza nababonye mwebwe. Ni mu kibazo. Uzi ko umuntu yakuroze mu gitondo akazinduka aza kureba ko wapfuye, mugahora uvuye gukura ibijumba, reba ukuntu abareba se. Uzi ko umuntu yaravuze ngo uzapfa udakoze ubukwe, ku wa gatandatu akabona imodoka ziri kugenda zivuga ngo bi. Ayiwe data we. Ariko ndashimira Imana ko inyuranye amaboko. Mumbwirire ngo amaboko yiharaje kuguterura adafite aho akugeza, nagufashe hasi ay'Imana guterura. Hari igihe hari amaboko yiharaza kuduterura adafite icyo azatugezaho, nadushyire hasi tugendere mu maboko y'Imana. Zifa kwa Mungu. Ngiye kwabwira icyo bita kwisobanukirwa rero, ukamenya imbaraga z'Imana zikorera muri wowe. Hari umugabo umwe uherutse kujya gusenga, ari gutumira Imana ngo izaze mu bukwe bwe.
arayibwira ngo rero njyewe ndi umwana w'Imana. Ubundi iyo tuvuze ngo umuntu ni umwana w'Imana, Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kugira gute? Ntabwo ari ukwitwa, ni ukuba abana. Iyo uri umwana w'Imana uba uhuje uturemangingo na Kristo. Sifa kwa Mungu. Uba ufite amaraso amwe n'ayande n'aya Yesu. Umuntu agiye gusenga abwira Yesu avuga ati rero karafurere reka nkubwire, urabizi kuri karafurere duhuje amaraso, hanyuma hari ibintu ngiye kugusaba ngumbwirire data abikomera ubinzanire. Simbikubwiye mwinginga, karimo arabwira Yesu ntabwo ndi bukwinginge cyane kuko ibyo ngusaba kuzanzanira ni imitungo ya data turayifatanya. Ariko abantu bazi gusenga ni imitungo yande, kandi abana banganya uburenganzira ku mitungo yande. Murakoze. Iyo utarisobanukirwa rero usaba ibintu biciriritse kandi urugo uvukamo rurimo byose. Iyo utarisobanukirwa uhora ujya guhaha inyanya z'ikimene. Inyanya z'ikimene murazizi mwebwe n'aha? Inyanya z'ikimene murazizi? Ugasanga ufasha agasashi cyangwa amazibo barabashye, wenda ugafata agasorori ngo kugira ngo agasosi kataza kugenda kameneka, ukajya guhaha inyanya z'ikimene uba utarisobanukirwa. Nushaka ufite make genda ugura urunyanya rumwe ariko ruzima. Imana ihita ibona ko wamaze kwihuza n'ibirere byo gukira. Wajya kugura inyama bahaha imifupa, ibintu by'ibifupa biri aho ngo nuko ufite amafaranga make waguze inyama imwe ariko nzima. Imana ihita ibona ko wamaze kwisobanukirwa. Reba hano babwira akantu k'ubwenge, tuvuge ngo amen. Muneza amatwi. Ubuzima umuntu yihitiyemo nibwo Imana izanamo umugisha. Muranyumvise? Ubuzima wihitiyemo nibwo Imana igira gute? Izanamo umugisha. Muzi icyo bivuze? Ubundi iyo uri mu kigeragezo ukiyakira muri cyo ariko ntugire imbaraga zigisuzugura, ntabwo Imana ikigukuramo ahubwo ikikurindiramo. Mvuze ngo iki? Iyo uba mu kigeragezo ukiyakira ukiyakira ariko ntugire imbaraga zo gusenga no kugisuzugura, ntabwo Imana ikigukuramo ahubwo ikikurindiramo. Bivuze barabyumvishe se? Reka mbaho urugero rworoshye. Iyo umuntu ahora avuga ngo cyangwa n'ubundi iwacu ngo tumenyereye kurya inyama ngo kuri Noheli gusa, ikintu Imana ikora ntabwo iza Noheli yazikwiye. Ariko kubera ko utisobanukiye ngo ubwire Imana, ariko uzi ko iwanyu umoroye inkoko 200 ugahora wifuza inyama, ukajya kuvumba inyama kwa naka kandi iwanyu uhasize inyama. Ubu dufite abantu batamenya imbaraga z'Imana zikorera muri twebwe bakajya kuzishakira ahandi. Nageze mura n'umuntu arambwira ngo agiye Nyamagabe duhuriye Nyabugogo, ese ugiye kugira iki Nyamagabe? Ngo numvise ko hariyo umuntu urebayo wakakurebera byose ngo akabikubwira. Umuntu urebayo? Hanyuma wowe ntabwo warebayo? Ibyo ashaka abitaye muri we, ajya kubishakira aho bitari. Reka mbabwire, muri ibi yavuze iki? Yaravuze ngo imigisha yose iyo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nagize gute? Narayihawe, ariko nyihererwa muri Kristo Yesu. Iyo ufite Yesu ntabwo ujya gushakira imigisha ahandi, ibonerwa muri we. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Wisobanukire. Nubona uri mu kibazo, banza wiyakire ko ari icyawe, icyo ni kimwe. Kabiri, ugira imbaraga zigisuzugura. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Nigute umuntu asuzugura ikibazo rero? Umuntu asuzugura ikibazo iyo agifashe akakigereranya n'itatambutse. Kubera iki? Nta kibazo kitagira mukuru wacyo. Buri kibazo cyose kigira garafure. Bwira ikibazo ufite none ukibwira ngo winere ubwoba na mukuru wawe naramutambutse, na mukuru wawe nagize gute? Iyo ufite imbaraga zo kubika ubuhamya bw'ahashize ntushobora kunesha. Reka mbabwire, nugira amahirwe Imana ikagutiza imbaraga z'intare, intumbi yayo ntuzayijugunye, uzayibike mu cyumba cyiza gifite isuku, ukingure ufunguze urubike kure. Nyuma nihaza imbwa ikamoka ishaka kukurya, uzayikingurira icyumba kibitsemo intumbi y'intare, uyibwire ngo wambwa we gabanya kumoka, dore n'intare zarapfuye kandi zaratonomaga. Tuvuge ngo amen. Ariko ndafashije.
ibyo babyita kudatakaza ubuhamya bw'ibikomeye Imana yakunyujijemo. Iyo wibagiwe ahantu Imana igukuye uba watangiye gutsindwa, kubera ko imbaraga zigufasha kunesha none zipfunyitse mu by'Imana yakoranye nawe hashize. Amen. Ngo amen. Amen. Zipfunyitse mu by'Imana yagize gute? Zipfunyitse mu by'Imana yakoranye nawe ahashize. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muri kunyumva binyuma kugira ngo muri bagiye. Tuzabura ibiganza ndeba ko muri kunyumva. Zaburi ibiganza cyane turebe ko muri kunyumva. Tuvuge ngo amen. Amen. Gusobanukirwa imbaraga z'Imana zikorera hehe? Zikorera muri wowe. Reka babwire umuntu wa mbere wazisobanukiwe. Uwitwa Eliya yageze asanga Ahabu yari umwami ukomeye cyane. Eliya akaba umusuhuke. Umusuhuke muzi ibyo ari byo? Umusuhuke ni umuntu umeze gute? Ndashaka umuntu uzi gusobanura umusuhuke aza bisobanura. Umuntu uzi gusobanura ijambo umusuhuke. Aha, mama ngaho mbwira umusuhuke ni iki? Ntabwo mbyemeye. Umusuhuke ni iki? Mbabwira umusuhuke icyo ari cyo. Ubundi habaho amagambo atatu afite inyito zitandukanye. Icyambere hari umuntu bita umwimukira. Umwimukira ni umuntu uvuye ahantu hamwe akajya ahandi, kubera ko ikofi yumva hari ikintu cyajemo akajya gushaka ahantu hari ku rwego rwe, no bita umuntu wimutse. Hanyuma hakaba undi muntu wahunze. Umuntu ahunga umutekano muke cyangwa ibibazo biri ahantu akabihunga agiye ahandi. None umusuhuke ni umuntu uvuye ahantu hamwe mu gace kamwe cyangwa mu gihugu kimwe akajya ahandi kubera inzara agiye gushaka ubuzima. Noneho rero Eliya uyu yari umusuhuke. Umusuhuke urumva ahantu yimukiye bagomba kumusuzugura, icyo ni kimwe. Icya kabiri, nta gaciro yari afite kubera ko yari ahantu hatari iwabo. Iyo umuntu ari ahantu hatari iwabo ibyo akeneye byose ntabwo abibona. Muzi impamvu hari ibintu dukenera ino ntitubibone? nuko turi abashyitsi n'ahangaha, inaha si iwacu. Umunsi umwe Eliya arisobanukirwa, amenya imbaraga z'Imana zikorera muri we n'ubwinshi bwazo. Ngo arabyuka asanga Ahabu, aramubwira ngo mwami nyagasani, nje kukumenyesha ibyemezo nafashe. Ndebera umusuhuke abwira umwami ngo nje kukumenyesha ibyemezo nafashe. Reka ngubaze akabazo kamwe. Ubu uyu munsi ko utuye mu isibo y'iwanyu wazinduka ukabwira umuyobozi w'isibo ngo nje kukubwira ibyemezo nafatiye isibo? Wowe none ibibazo uri umusuhuke ufatira igihugu cyose ibyemezo ukajya kubibwira umwami nta audience, babanje gusaba ngo baguhe uburenganzira. Eliya ngo aragenda kubera kwisobanukirwa akamenya n'imbaraga z'Imana zikorera muri we. Aragenda arakomanga. Obadiya aramubwira turashaka sobuja Ahabu. Eliya arinde n'ubwiyemezi bwinshi. Buriya ntabwo kwiyemera ari ikosa, ikosa ni ukwirarira. Ubu mu bantu biyemera ku isi yose mbamo, kuko iyo utiyemera ntabwo ijuru rikorana nawe. Ariko bari kundeba disi ariko mana nuko Eliya ageze imbere y'umwami aramubwira ngo nje kukumenyesha ibyemezo nafashe. Aha barasekera batari ku kintu gitangaza. Ubu se wafashe ibyemezo nkandi? Eliya ati nabifashe nk'umukozi w'Imana. Aha bati si ubu mukozi w'Imana muri Israeli bose? Eliya ati ibyo n'ibindeba nakoze mu gihe cyanjye. None se wakoze iki? Nahagaritse imvura imyaka 3 n'amezi 6 itago, kandi nimuze kumbaza byinshi ntabwo narije ngo tubyumvikaneho, kwari ukukumenyesha ibyemezo nafashe. Ndebera umusuhuke ari kubwira umwambi ayo magambo. Noneho ngo Ahabu arangije arasekera avuga atari kuri igitangaza wa muhungu, ubu se uyoboye se bati hoye, uri meya tishwi, uri gitifu ati hoye, urinde ndi umukozi w'Imana. None se wayihagaritse koko byanyagati yahagaze karahuba. Aha baramubwira ngo cyakora ibyo uvuze wenda washakaga kwirebera ibwami uko hameze, ariko ntabwo byakunda. Kugira ngo bigaragare ko Imana itabimutumye Eliya, ariko yasobanukiye imbaraga z'Imana ziri muri we. Uzasoma igitabo cya mbere cya 17 usome icyo gice kirangiza. Ntabwo ari Imana yari ibimutumye. Ahabu yaramubashije ngo ni Imana ibigutumye.
Eliya aravuga ngo siyo yabintumye nabyiyumvisemo numva nabikora. Icyo bita kwigirira icyizere. Ikigaragaza ko yabikoze Imana itamutumye, yaravuze ngo izongera kugwa kugeza aho nza. Ingenga ya mbere y'ubumwe, kugeza aho nza bitegekera. Urumva Imana irimo? Murakoze. Ahita asohoka gake gake yitonze, ngo agere hanze yumva basigaye baseka. Muraseka. Aragaruka, ariko numvise muzana ibintu byo guseka. Bati impamvu dusetse nuko ibyo uvuze bidashoboka. Arababwira ngo mwari munyibagije kubera ko mbaza ibibazo byinshi, ikime ndakibagirwa, ariko kubwo guseka mutumye ngaruka, nacyo ndagihagaritse. Musamura umukobwa ngo mbaye ngiye kwisobanukira. Ageze mu muryango, Imana iramuhamagara, iramubaza ngo kuhagaritse imvura kandi ukayihagarikira mu gihugu nawe utuyemo, urajya urya ibyo uhahiye. Eliya yumva Imana iramurashe. Arangije aravuga ngo rero Mana, ubwo dukorana nayo, haleluya, aravuga ngo njyewe nawe turakorana. Tugeze gute? Pawulo avuga iri jambo, ubundi gukorana babivuze ngo muri abafatanyabikorwa. Nibyo? Hari ugukorana n'Imana, hakaba no gukoreshwa n'Imana. Ndashaka ko muva mu cyiciro cyo gukoreshwa nayo mukajya mu cyiciro cyo gukorana nayo. Nyumva neza. Iyo ukoreshwa n'Imana ikuzaho, yamara kugukoresha ikigendera. Ariko iyo ukorana nayo uba uri umufatanyabikorwa n'ijuru. Hari ibyo ukora utari bajije. Mukoma amashyi. Murimo muranyumva neza? Hari ibyo ukora utagize gute? Hano bari abantu bazakora imishinga n'iki byose ngo babaje kumva ijwi. Hari igihe Imana itavuga. Nose Imana ni radio bahindura urushinge ngo ikundi ivuga. Yesu ashimwe. Noneho Eliya ahita atangira kwiyemera avuga ati rero Mana, nshingiye ko dukorana, dufatanyije iyi business, ntabwo byari ngombwa kubanza kukubaza. Ndi nabonye igikwiriye mbari icyo nkora. Nyumva neza. Iyo uri umufatanyabikorwa, doko iyo abacuruzi bakorana, sibyo? Umucuruzi umwe akavaho business ibera akajya ahantu, iyo ageze akahasanga imari ashobora kuyizana kubera ko mu byo bakora azi ko iyo mari igize gute ikenewe. Ariko se muri kunyumva ati rero ati narinzi igikenewe, nabonye ibyaha batuje kubikora bikabije kuba byinshi, numva nayihagarika. None Mana, njyewe nabikoze nkurwanira ishaka, niba nakoze akantu keza nanjye kane. Imana ihita imubwira ngo ukoze ibyo nanjye nendaga gukora, ahubwo nari nkeneye umufatanyabikorwa ushyira mu bikorwa ibintu nshaka. Tuvuge ngo amena. Icyatumye udapfa umwaka ushize ni ukugira ngo ushyire mu bikorwa iby'Imana ishaka. Uranyumvise hano? Imana ishaka abantu bayikorera aho ibakeneye, nayo ikazabakorera aho bayikeneye. Ndabivuze? Tuvuge ngo amena. Imana ishaka abantu bakorera aho ibakeneye, hanyuma nayo ikazabakorera aho bayikeneye. Munyeganyeze ubwire ngo uko byagenda kose uzayikenera. Uzi ijambo Imana yambwiye ejo bundi umwaka ugiye kurangira. Yarambwiye ngo abantu Imana yakeneye ikababona. Uyu ni umwaka igiye kubakingurira inzugi ngo kandi abantu bazagira ngo hari hegetseho. Imikorwa ikundwanya. Imana yarambwiye ngo abantu yakeneye ikababona. Uyu ni umwaka izabakingurira inzugi ngo ku buryo abantu bazagira ngo hari hegetseho. Icya kabiri, yarambwiye ngo kandi urugi zahita rutwara hatazagira urusubizaho. Sinzi mwe mumeze. Hari abantu b'abatekinisiye bari hanze aha barusubizaho. Barusubiza ati ntabyara ntakora ubukwe, ariko izakingurira utwara. Murakoze. Imana iramubwira ngo ukoze ibyo nendaga gukora, ubu uri umufatanyabikorwa. Ngo amen. Ubu uri umufatanyabikorwa, doko ukoze ibyo nanjye
nari buze kwikorera, ariko sigari ngombwa kuza kandi uhari. Muri kujya mu nyumva hano ntabwo nakagombye kwiyizira uhari, ubwo se wabumariye iki? Kora aho ntari. Reka kwiyemera ntabwo ari icyaha, ni Yesu wabitangije. Ukuntu Yesu yavuze yemera, yaravuze ngo data arakora ariko nanjye ndakora. Bivuze ngo niyo data yaba adahari njye nakora. Umeze mutemeye, data arakora ariko nanjye ngize gute? Hari n'ahandi yiyemera avuga ngo mwizere Imana ariko nanjye munyizere. Dukomere Imana amashyi izina ryayo. Mwebwe sinzi niba muri kunywa. Mwizere data ariko nanjye mugire gute? Uza kandi kandi yavuze tuvuge ngo amen. Hari aho yagiye kuzura umuntu. Yes, hari aho yagiye kuzura umuntu aravuga ngo ubundi ibi mbivuze kubera aba bangose, ngo uhamagaye kubera aba bantu bangose kugira ngo bamenye ko ari wowe wantumye, ariko niyo ntakiri bamuhamagara namuzura udahari. Sinzi niba muri kunyumva. Imana ikeneye umuntu usobanukirwa imbaraga Imana yashyize hehe muri we. Tuvuge ngo amen. Iyo utisobanukiwe usenga mu kavuyo, usenga mu gaki. Muzi umuntu usenga mu kavuyo, icyambere asenga avuga ngo Mana ngo bigenze uko ushaka, ngo nubundi ngo mbona ngo byanze ngo bigenze uko ushaka. Iri jambo muzi icyo risobanuye? Iyo uvuze ngo Imana ikugenza uko ishaka kandi uko ishaka ari uko waje yarakugize, ubwo urasaba iki? Mana ungenza uko kandi uko ishaka ni uko waje yarakugize, irakurekera uko. Impamvu mwaje hano, mwaje guhinduza ubuzima mwari murimo, ni mu bushaka. Mukoma amashyi. Ariko se babyita kwisobanukirwa ukamenya icyo ushaka icyo ari cyo. Erega reka mbabwire, mwari muzi ko turi abakandida, turi kuri liste y'abantu bagomba gusaba icyo bashaka cyose bakagihabwa. Bibiliya iravuga muri muguma muri jewe, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mugize gute, mushaka cyose muzagihabwa. Icyo mushaka cyose. Reka mbabwira kandi tuvuge ngo amen. Iyo umuntu asenga mu kavuyo ukajya kumva umuntu aravuze ngo Mana ndashaka umpa igitenge. Umpa iki? Ishati yaguha rondoni cyangwa musazi nacyo ni igitenge. Iyo umuntu yamaze kwaguka arasenga ariko agasobanura icyo ashaka icyo ari cyo. Tuvuge ngo amen. Hari imigisha igera kuri 7 ngiye kuvuga, hanyuma tugasenga. Umuntu wamaze kwaguka agomba kubona. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ubundi gusenga ni ukuganira n'Imana. Ni ukuganira n'iki? Hanyuma n'ujya usenga rero ujya usobanura icyo ushaka icyo ari cyo, kuko Imana yumva iki? Amasengesho. Kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye iki? Yasenganye umwete. Imana imenya ahashize hawe, ikamenya none hawe, ikamenya n'ejo hawe. Mu migisha igera kuri 7 umukristo agomba guhabwa, umugisha wa mbere ni ugukira ibyaha. Gukira iki? Gukira iki? Mwasomye ijambo rivuga ngo umuntu wese wicisha bugufi akubaha Uwiteka. Nimwongeraho ibindi biriho. Iri jambo niryo ngiye gusobanura, hanyuma tugasenga iminota mike cyane. Imigisha 7 Imana ihereza umuntu. Umugisha wa mbere ni ugukira ibyaha. Umugisha wa kabiri ni ugukira uburwayi. Umugisha wa gatatu ni ugukira ubukene. Umugisha wa kane ni ugukira inyatsi. Umugisha wa gatanu ni ugukira ibikomere. Umugisha wa gatandatu ni ugukira imivumo. Umugisha wa karindwi ni ugukira karande. Ni ibintu ngiye kuvugaho iminota mike cyane tugasenga. Kwisobanukirwa ni ikirere, ni ukumenya ko uri umwana w'Imana. Uri umwana w'iki? Wamara kumenya ko uri umwana w'Imana ugatangira kwitwara nk'umwana w'Imana.
agakiza akamara iki umuntu rero? Icya mbere ni ukumukiza ibyaha. Misiyo y'agakiza ni ugukiza umuntu iki? Ni ugukiza umuntu ibyaha. Kabiri ni ukumukiza uburwayi. Noneho twagiye twizera agakiza kadukiza ibyaha gusa, ariko ntitwizere ko kanadukiza uburwayi. Niyo hano uzasanga umuntu yaraje mu rusengero agakira ibyaha, ariko agasigarana umuzi utuma ajya mu bapfumu kwivuza uburwayi. Muzi impamvu? Abatarizeye ko agakiza kamukiza n'iki? N'uburwayi. Icya gatatu nicyo nshaka gutindaho. Icya gatatu kiravuga ngo umuntu agomba gukira ubukene. Agomba gukira iki? Ndebera umuntu mwegeranye ngo wari uzi ko wandikiwe gukira. Mubwira ku kantu uri kumusekera, mubwire neza. Mubwira ngo wari uzi ko wandikiwe gukira. Wandikiwe kugira gute? Wandikiwe gukira. Aha, mundebe hano rero mbabwire. Mumbabare muneza amatwi mu nyumbe soze. Ni gute rero umuntu yandikiwe gukira? Iyo Bibiliya ivuze ngo umuntu wese wubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Aha, nubona umuntu arwanira icyubahiro azaba atarakira. Iyo wakize kirizana. Iyo wakize kigira gute? Ndebe hano nyumve. Kuki babanje nodoko umuntu wubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire. Wakibaza impamvu bazanye ubukire bagaherutsa ubugingo? Mundebe hano natanga rino jambo ndisoma. Umuntu wese wicisha bugufi ariko kubaha Imana, icya mbere agororerwa ni ubukire. Kabiri ni icyubahiro. Gatatu ni ukwinjira mu bugingo. Bivuze ngo uru rwego rutujyana mu bugingo hariho uduti dutatu dutambitse. Akambere ni ugukandagira ku bukire. Kabiri ni ugukandagira ku cyubahiro. Gatatu ni ugukandagira mu bugingo. Ndaje gusobanura byumve neza dusenge. Tuvuge ngo amen. Umuntu mweretse kumbwira ngo Dani ni karame. Ati buramba mbona abakira atari abantu. Ndamuseka. Ndamubwira nti nuko utarakira. Umukire si umuntu ukodesha inzu y'umukire. Umukire si umuntu uri mu modoka y'umukire. Umukire no gukandagira n'umubwira ngo wankandagiye, ukamubwira ngo mwibagiwe ikirenge cyanyu mugifasha ku cyanjye, nimuza kubona umwanya muze kugikuraho. Umukire ngo biki? Ubundi iyo wakize uba warakize. Ndeba hano nyumve. Hari ukuntu umushumba wanjye, bashumba muri hano, hari ukuntu twagiye twiga nabi, tukiga ko ibintu byose bizakorerwa mu masengesho. No, Imana idusaba gusengera ibyo tudashoboye, ibyo dushoboye tukabikora. Muranyumvise hano? None twe twafashe ibyo dushoboye n'ibyo tudashoboye tubijyana mu masengesho. Ndeba hano, mwari muzi ko icyo ushaka ku Mana gipfunyitse mu cyo igushakaho. Icyo ni kimwe. Kabiri, icyo ushaka kibitse mu cyo ushoboye. Muranyumvise? Ikintu ushaka kiba kibitse mu cyo ushoboye. Iyo ukoze neza icyo ushoboye kikugeza ku cyo ushaka. Iyo wishe icyo ushoboye utegereza icyo ushaka ukakibona. Yes. Negeze njya gusenga umunsi umwe. Ndi umushomeri nshaka akazi. Ku musozi Kanyarira Imana irambwira ngo nguhaye akazi. Manuka ndi mu bicu nk'umuntu ugiye kwicara muri biro, nkajya nicara muri ya ntebe yizunguriza gutya. Njyamye nijoro ijwi rirambwira ngo ibyo wasengeye sibyo naguhaye. Kandi ndavuyeho deje maze kumbwira ko impaye akazi. Noneho ngeze mu rugo nijoro Imana irambwira ngo rega akazi wabyiniye siko naguhaye, wibeshye. No wibeshye ako wabyiniye siko, nje kukubwira akazi naguhaye akari. Ngira ngo ndavanye. Haciyemo umwanya nari nzi gukina umupira w'amaguru, numva nzakizwa n'ikirenge. Ijwi rirambwira ngo nabonye icyo ushoboye ari ukuvuga. Genda wubaka umunwa, ikizagukiza ngishyize mu kanwa. Mubwire ngo wari uzi ko ikizagukiza kiri muri wowe. Ntabwo igikiza umuntu Imana ikibika kure, igishyira muri we. Urasabwa gusobanukirwa ikizagukiza icyo ari cyo kiri muri wowe. Aha, ikintu ushoboye ni cyo Imana izanamo umugisha. Iyo ugikoze neza Bibiliya ivuga ngo nzashyira umugisha mu mirimo y'amaboko. Nushaka gukira ntusenge ujye gukora. Muranyumvise hano? Aha, hari ukuntu twagiye tukiga ko nidusenga cyane ngo Imana izabikora. Oh no, urasenga ugakora.
urasenga ukagira gute? Kuko umugisha ntabwo uza mu masengesho, uza mu bikorwa ukora. Iyo utize mu masengesho ukwiza amavuta ariko ugakena, mvuze ngo iki? Iyo utize mu masengesho uruzuzwa ariko ikote rikazagusaziraho. Senga ujya gukora. Urumva uzakira gute uhora mu masengesho icyumweru kikarangira? Ntibishoboka, ibyo ntabwo bikora. Munyeganyeza ubure ngo senga ujye no gukora, mubwira ko kato, mubwira ngo senga ujye no gukora. Uraho utegereje kuzakira udakora, uzakira utese? Aha, gaho ndeba hano rero, ndeba hano babwira kandi kantu, ndeba hano babwira kandi kantu, mutuze gato babwira kandi, tuvuge ngo amen. Hari abantu baneze amatwi, mwaryohewe, ariko ngiye gusoza ni muhumure. Ngo hoya umva ati ariko mana, reka mbabwire intambwe ya mbere njyabukire rero, reka nihute, ndumva nzabisobanura neza nagarutse ariko umubyizi. Yes, mukoma amashyi kubera ko nzaza. Nuko hari intambwe zigera kuri 7 njyabukire, reka mvugemo ebyiri dusenge. Negeze usanga umuntu w'umukobwa ari gusenga ku musozi umwe, ndamubaza ni muko umaze igihe kingana iki ku musozi? Arambwira ngo amaze amezi 2 n'ibyumweru 3. Ndamubaza ni waje gusengera iki? Muneza amatwi. Arambwira ngo yaje gusengera umugabo. Naramubajije ni mu mezi umaze aha hari igiti wegeze ubona gihindukamo umusore? Arambwira ngo hoya. Naramubwiye ni rero nutinda ku musozi uzagwiza amavuta ariko umugabo nazagusanga hano, kuko nanjye nje kukurambagiza sinaterera akanyarira. Naramubwiye ni amavuta yo warayabonye, manuka uve mu biti ujye mu bantu. Turako bari kundeba. Wisiga utuvuta twiza, nurangiza usokoze, wambara akajipo keza kagukwiriye. Niba ufite n'agatelefone kawe ugatware mu ntoki, unyure Nyabugogo, unyure mu mujyi, unyure Musanze, ahantu hanyura abasore benshi. Mundebe hano muniza amatwi tugendane, tuvuge ngo amen. Inzira ya mbere iguhuza n'igisubizo ni uguca mu nzira Imana izanyuramo iza guhura nawe. Kabiri ni ukudashingura agatebe mu masezerano. Reka mbabwire, naramubwiye ngo jyaho bibera, ugomba kujyaho bigize gute? Dufite abantu bari mu rusengero bafite amasezerano yuko bazacuruza, bazagira gute? Ariko Imana yababwiye ko bazacuruza, basubira kubisengera kandi Imana yabivuze. Iyo Imana ikubwiye ngo uzacuruza, uhita ujya gucuruza. Barabambwiye ngo nta gishoro, ngo nta gishoro. Gute wabuze igishoro? Aha, tuvuge ngo amen. Mundebe hano babwire kano kantu. Hari abarokore benshi tugira bajya gusenga, noneho iyo bari gusenga usanga bavuga ngo Mana duhe ibintu, duhe ibintu. Hari nabo njya numva ngo ku Mana biranagana, ngo ku Mana bigize gute? Kumutabivanayo. Noneho kujya kuvuga umuntu aravuze ngo Mana ngo rwose ngo mbi ibintu, ngo nyeneye ibi n'ibi, nyeneye ibi n'ibi. Muneze amatwi mbabwire, umukristo wamaze gusobanukirwa imbaraga z'Imana zikorera muri we, ntabwo asenga ahamagara ibintu ngo bive mu ijuru bimusange. Asenga avuga ngo iki? Arega ibintu byose Bibiliya yarabivuze. Bibiliya yaravuze ngo muneze amatwi, ngo mubane n'abantu bose amahoro. Muzi impamvu ijambo ryanditswe mubane n'abantu bose? Nuko imigisha yose duhabwa Imana duhe iyanyuza mu bantu. Iyinyuza hehe? Niba warabanye n'umuturanyi nabi, ntutegereze igisubizo kizakuzaho giturutse muri we. Ariko ntega amatwi unyumve neza. Mu ijuru ntabwo haba ibintu, mu ijuru haba ubuntu. Iyo dusenze Imana izana ubuntu, hanyuma ubuntu bukaduha abantu, hanyuma abantu bakaduha ibintu.
ntabwo munyumvise. Mu ijuru haba ubuntu. Iyo twasenze Imana izana ubuntu, ubuntu bwaza bukajya mu bantu, abantu babona ubuntu bakagira ubuntu bakaduha ibintu, kandi ibyo baduhaye dusanga aribyo twasabye Imana. Mubwire ngo wari uzi ko ari wowe ufite ibyanjye? Mubwire ngo nyitwareho neza rero. Mubwire ngo nyitwareho neza. Reka nsenge dusoze. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Hanyuma rero hari abantu bavuze ngo ko nta gishoro bafite. Niba Imana ikubwiye ngo uzacuruza, wisubira kubisengera, jya kubikora. Iyo Imana ikubwiye ngo uzacuruza, ntabwo ikubwiye ngo uzacuruza amangazini. Hari igihe ikubwiye ngo curuza dodo, ubundi uhamagara umugisha uze muri dodo. Ngende nagura imirimo y'amaboko. Niba utegereje kuzacuruza utagiye kubikora, ntibizaza. Gusenga niba bisengera barabikora. Aha, iyo udafite na busa, iyo udafite igishoro, uragenda ukajya kwihuza n'abakire batangiye gucuruza kera, ukaganira nabo. Iyo bataguhaye igishoro baguha ibitekerezo cyangwa ukabakopera. Uzi ko ushobora kuba ubitse ikintu iwawe utazi ko gifite agaciro, wajya ku bandi batangiye bizinesi ugasanga cya kintu kiri iwawe nicyo bakoresha kandi kikabinjiriza, wowe utazishuriwe ko icyo kintu cyaguha iki amafaranga. Ukeneye kuva ahantu ukajya ahandi kugira ngo uhure n'umugisha. Gukira, buriya umuntu yakize uzajya kumva umuntu, hari igihe uba uri i Kigali ukajya kumva umuntu aravuze ngomba ngo usange kwa Rwahama, ukagira ngo niwe Rwahama. Nuko Rwahama yakize akandika izina. Ndashaka kubahanurira mu izina rya Yesu, Imana iguha ubukire butuma wandika izina. Mbatiyeho ubukire butuma mwandika izina mu izina rya Yesu. Erega inzu y'umukire iri muri karitsiye iba aderese y'umukene baturanye. Ngomba ngo nugera kwa Korode ngo ahantu hari inzu y'igisenge gicuritse ngo urabe ugeze iwanjye. Kwa Korode ni iwawe, nuko yagusize. Ugomba kwisobanukirwa. Ugomba kugira gute? Ugomba kwisobanukirwa. Negeze njya kuvuga ubutumwa ahantu hamwe, ni hano ngiye gusoreza. None ndi kuvuga ubutumwa nshoje, umukire umwe arangije arambwira ngo njye kukugurira inkoko. Yes, nari mfite amafaranga 500 mu mufuka. Diamond irambwira ngo kujyanye n'umukire kukugurira inkoko. Aramutse asohotse nk'ugiye kwitaba telefone akagenda inkoko y'abandi wayiriye, ufite 5 isa, inkoko ya 5 isa ibaho, wayishyura iki? Numva umwuka w'ubwiyemeza aramfashe arambwira ngo ariko reka nihuze n'umukire. Nimba ushaka kugera kure ugendane n'abageze kure, nimba ushaka gukira ugendane n'abakire. Umva akantu k'ubwenge. Iyo utinze ahantu udakenewe usanga aho wari ukenewe barakubuze. Kabiri, iyo utindanye n'umuntu udafite icyo akurusha ahora gutwara na duke wari ufite. Murakoze. Hari igihe utindana n'umuntu udafite ikintu akurusha, na duke wari ufite akatukumaraho. Nushaka kugera kure uzagendane n'abantu bageze kure, nushaka gutsinda uzagendane n'abatsinze. Ariko nuhura n'umuntu akakubwira ngo shango njye naracuruje birananira, abari kukuzamuramo abadayimoni bavuga ngo nawe bireke, nawe ntuzabishobora. Nubana n'abantu 1000 baguca intege, uzabihorere usanga umuntu umwe ukongera imbaraga. Umuntu umwe ukongera imbaraga ruta 1000 baguca intege. Murakoze. Ndagenda ndangije ngezeyo, umukire mbona aravuze ngo bamuzanira amazi. Diamond irambwira ngo nawe hamagara bakuzanira amazi kuko niyo ifite ubushobozi bwo kwishyura. Ijwi ry'umwuka rirambwira ngo bihuze n'ibirere byo gukira. Kuko ni waka amazi, impamvu yatsa amazi w'ibindi yarabihaze. Uzi gusohokana n'umukire ukisuzugura ukaka amazi, wageze kuki? Banange mu amazi yo. Amazi, baguha amazi se, ayo maryaza muhoro yo. Naravuze ni munzanire inkoko muyizanane n'ibyayo byose. Mwereke kuyizanane n'ibyayo nuko inkoko barayizana ndayigirananira, ariko arayishyura.
turasohoka tugeze hanze nka hariya mu muryango, uzi ukuntu yambwiye? Yarambwiye ngo icyatumye nkuzana hano si ukugira ngo doko ntabwo nari mbizi neza ko utaburaye kandi utabuze ibyo uteka iwawe, ahubwo impamvu nakuzanye hano nari ndi kugira ngo ngusuzume mbone ko wamaze kwisobanukirwa ikirere cyawe cyo gukira ku cyizi. Iyo waka amazi nari guhita siba nimero yawe, mubwire ngo ugomba kwihuza n'abantu bagize icyo bageraho. Imana izamura umuntu kugira ngo azamure abasigaye hasi. Umuntu wese agira abaruta akagira n'abamuruta. Ngiye gusenga, gukira ugomba gukira. Mubwire ngo urakize mu izina rya Yesu. Mubwire ngo genda ukora icyo ushoboye kizakugeza ku cyo ushaka. Genda ukora icyo ushoboye kizakugeza ku cyo ugize gute. Haguruka nkubwire akanyuma. Mushubanze guhaguruka. Muhaguruke. Aha, reba hano noneho reba. Navuze ko umuntu akira ibyaha, akira uburwayi, akira ubukene. 4, akira inyatsi. 5, akira ibikomere. Ndibona umuntu ari umukristo ariko akivuga cyane abamukomerekeje abatarakizwa. Iyo wakize, iyo wamaze gukizwa neza, wirukana uwagukomerekeje ukakira ukomora. Siba bagukomerekeje, wakire Kristo ukomora. 5, agukiza imivumo. Imiki? Umwuka yamishuriye utugambo tw'imivumo tugera kuri 2 abantu bakoreshaga. Ni ibintu birebire cyane, reka bivugaho gakeya. Hari utugambo abantu bakoreshaga kera bavuma, ukajya kumva umuntu aravuze. Kandi namwe muradukoresha, ngiye kutubakuramo guhera uyu munsi. Mwumva wowe gacwawe, mwumva no mwitumire wowe gacwawe. Murabizi? Wowe ukagira ute? Ngo yengo wowe gacwawe, mwumva no mwibwirira. Abavuze ngo uzabeho mu buzima bwo gucibwa. Iri jambo ryaherekezwaga n'imbaraga ry'umuvumo karande, bikagira imbaraga ukabaho uciwe mu muryango. 2, ijambo rivuga ngo mva nyabusa we, ngo nyabo, ngwino mwitumire nyabo. Abakwaye turiho kuzapfura inyabusa, ariko iyo umuntu amaze gukizwa utandukana n'izo mbaraga. Muranyumvise hano? Nyabusa ni ibiki? 6, umuntu akira karande. 7, tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Iyo utarisobanukirwa rero ni handi uzajya kumva umuntu aravuze ngo iwacu ngo nta muntu ujya utera imbere, ni karande bikirwa kugendaho. Kuko ubu utaramenya ko wageze mu bumana muri Kristo, ntabwo uba ukiri uw'iwanyu. Iyo ugeze mu bumana ubu w'ijuru, ntabwo uba uw'iwanyu nyine. Yesu aduhana umugisha. Ndagira ngo mpamagare abantu bashaka gusengerwa. Birashoboka kuri hano utarisobanukirwa ukaba ushaka gukizwa, ngo ubatizwe mu mazi menshi, wakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Agukiza ibyaha, agukiza ubukene, uburwayi, inyatsi, karande n'ibikomere n'ibivumo. Zamura ikiganza cyawe tugufashe gusenga. Ushaka gukizwa neza, ukareka ibyaha, ukabatizwa mu mazi menshi, Yesu akakubera urumuri. Bibiliya iravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nimba ushaka gukira ibyo byose, zamura ikiganza cy'iburyo tugusengera Imana uzabatizwe mu mazi menshi. Zamura ikiganza cyawe tugusengere. Ushaka kwakira Yesu, zamura ikiganza cy'iburyo. Were gutinya amaso y'abantu, kuko naje kukubwira agakiza akakuruhura. Zamura ikiganza cyawe. Yesu aguha umugisha. Ndagutegereje guzamura ikiganza cyawe. Zamura cyane nta kibazo, hari inyuma ndikwaho. Nimuzamure cyane nta kibazo. Mwere gutinya amaso y'abantu. Imana ishaka kugukiza ibyaha, ikagukiza inyatsi, imivumo abantu bakuvumye, kuzapfa ntacyo ugezeho. Ngwino muri Yesu niho hari umugisha honyine gusa. Wowe wazamuye ikiganza, ndakwingiza nyegera hano imbere dusengana Imana.